ngaha turaje nyagasani, turakwitabye karame, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu gatandatu w'icyumweru cya gatatu gisanzwe, tariki ya mbere Gashyantare 2025. Ndakwifuriza intangiriro zo ku kwezi uzarushaho kunogera nyagasani kandi uzabane na nyagasani buri munsi. Aya masomo niyo agiye kuduhuza n'Imana muri aka kanya. Isomo rya mbere ni ryo mu bandikiye Abaheburayo, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'uwa 8 kugeza ku wa 19. Bavandimwe, ukwemera n'ishingiro ry'ibyo twizeye, kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Ukwemera ko kwajije abakera gushimwa n'Imana. Ukwemera kwatumye Aburahamu yumvira Imana, agenda agana igihugu yari agiye guhabwaho umurage kandi agenda atazi yajya. Ukwemera kwatumye atura nk'umushyitsi mu gihugu yasezeranijwe, acumbika mu ihema hamwe na Isaki na Yakobo, aribo basangiye amasezerano. Aburahamu uwo yari ategereje umurwa wubatse ku kibanza gikomeye, watekerejwe kandi ukubakwa n'Imana ubwayo. Ukwemera kwatumye na Sara wari ugeze mu zabukuru ahabwa ubushobozi bwo gusama inda, kuko yari yizeye ubudahemuka bw'uwamugiriye amasezerano. Ni nayo mpamvu umuntu umwe ndetse wari wegereje urupfu yakomotsweho n'imbaga ingana n'inyenyeri zo mu kirere kandi itabarika nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja. Abo bose bapfanye ukwemera, nanone bataragera ku byiza basezeranijwe, ariko basa n'ababirabukwa, babiramukiriza kure, bahamya ko ari abagenzi n'abashyitsi kuri iyi si. Abavuga batyo bagaragaza rwose ko bari gushakashaka igihugu cy'iwabo nyakuri, kuko iyo baza ko bakumbuye icyo baturutsemo, bari bagifite umwanya uhagije wo gusubirayo. Mu by'ukuri bari barangamiye ikindi gihugu cyiza, ari cyo iwabo ho mu ijuru. Ni nayo mpamvu Imana itagira ipfunwe ryo kwitwa Imana yabo, kuko ariyo yabateguriye umurwa. Ukwemera kwatumye mu gihe cy'igeragezwa Aburahamu atura Isaki igitambo, atura umwana w'ikinege, kandi yarahawe amasezerano abwirwa ati, Isaki niwe uzaguhesha urubyaro ruzakwitirirwa. Yiyemeza ko Imana ishobora no kuzura uwapfuye, bituma asubiza umwana we, biba amarenga y'ibizaza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndirimbo idufasha kuzirikana isomo rya mbere ni igisingizo cya Zakariya, dusanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 69 kugeza ku wa 70. Nihasinze nyagasani Imana ya Isirayeli, kuko yasuye umuryango we. Yatugoboreye ububasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, kuko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Yandahiro yarahiye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara gutugobotora amaboko y'abanzi bacu, azaduha kumukora ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Nihasinzwe nyagasani Imana ya Isiraheli, kuko yasuye umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 4 umurongo wa 35 kugeza ku 41. Uwo munsi wose Yesu yari yabwiye rubanda mu migani. Umugoroba ukubye abwira abigishwa bati, twambuke dufate hakurya. Nuko basiga rubanda aho, bamujyana muri bwa bwato yahozemo, andi mato aramukurikira. Nibwo haje umuhengeri mwinshi, maze imivumba irenga ubwato butangira gusendera. Yesu we yari kwirangwa asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati, mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tujye gushira? Nuko arakanguka, akangara umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka, tuza. Nuko umuyaga urahosha, maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira ati, icyabateye ubwo bwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati, uyu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi niwumva ijambo ry'Imana, ujye ukora nkaho ari rishya muri wowe, riguhindure, uhinduke kubera Imana. Buri munsi ubona Imana kandi uyereke abandi buri munsi. Amasomo kintu byacu duteguriye kuri tariki ya mbere Gashyantare
aratwerekeza ku ijambo ukwemera, la foi, kwemera. Ubwo tuza kuzirikana ku ngingo igira iti ukwemera kurakiza. Iyo ufite ukwemera urakira. Iyo ufite ukwemera uba ufite no kwizera, kuko iriya migenzo itatu, imigenzo mbonezamana, irakorana, akayamiti ikora ikoranye: ukwemera, ukwizera n'urukundo. Iyo ufite ukwemera burya ubifite byose, kuko nyine kwa kwemera kuguha kwizera, ukizera ko Imana muri kumwe. Hanyuma ikibigaragaza nta kindi nk'uko Yakobo abitwibutsa mu ibaruwa ye, umutwe wa 2:17, ukwemera nanone kugira iki? Kugira ibikorwa by'urukundo. Ngurwo rero urukundo rwigaragaza igihe twemera. Nta kindi kizakubwira ko wemera, bizasorezwa nyine mu rukundo. Niba wemera Imana uzasoza koko ukunda Imana, ugaragaza urukundo ufitiye Imana. Ukwemera kuganisha ku butungane, ukwemera kurakiza. Wongere uze kureba nawe igihe umaze mu bukristo, kuko hari igihe tugira ubukristo bw'igihuru, ariko tukiyagirwa ubukristo bwo guhura ndetse no guhuza n'Imana. Rero aho ngaho mvuze ko rumwemera gato, ntabwo nawe nteye ibuye ku karere, ariko nawe uze kwisuzuma urebe uti harya ndemera. Wemera iki se? Muri credo ndemera, iyo nshinga nyine credo ari mu kilatini credo, ndemera, je crois, yerekeza ku bintu bibiri by'ingenzi: kwemera Imana, kwemera ibiboneka n'ibitaboneka. Akenshi abantu benshi dukunze gushidikanya, tukavuga ati harya Imana irahari? Aho rero niho kwemera kwacu kugenda gukendera. Imana irahari cyangwa ntihari? Wahura n'ibibazo uti ese Imana iracyari kumwe nanjye? Ibyo rero ujye uzirikana ngo Imana nubwo utayibonesha amaso y'umubiri, ariko nta n'ibikorwa byawe se ujya ubona. Imana turi kumwe. Kwemera ko Imana ihari, aho niho kwemera ko umukristo gushingiye, kwemera ko Imana ihari, iri gukora, kandi koko ukayizera mu buzima bwawe bwose, kuko ukwemera kurakiza. Isomo rya mbere ry'uno munsi rirarata ukwemera, kwemera kw'abakurambere, Aburahamu cyane cyane na Izaki, bemeye bigatuma bagera ku isezerano ry'Imana, bugera ku mugambi w'Imana. Kuko ukwemera kurakiza. Nabaze inshuro 7 zose ijambo ukwemera ryakoreshejwe mu isomo rya mbere, ibaruwa yandikiye Abaheburayi, umwanditsi ashaka gutwerekeza uburyo tugomba kuyoboka Imana nyakuri, akaduha rero izo ngero z'abakurambere bagiye banogera Imana babitewe no kwemera, bigatuma bagera ku butungane, bigatuma babona Imana. Natwe tukaba tugomba kubigana mu mvugo no mu ngiro. Ijambo kwemera ryakoreshejwe inshuro 7 birerekeza none ku mubare 7 muri Bibiliya usobanura la perfection, ko Imana ariyo nyine itunganye. Ikizakubwira ko wemera nuko uzagera ku Mana, ukagera ku butungane, ukagera ku Mana. Ibyo rero nibyo biranga ukwemera inshuro 7 zose: kwemera 7, kwemera 7, kwemera Imana, kwemera kugeza ugeze ku butungane, kwemera kugeza uhuye n'Imana. Urizera mu buzima, ibyo byose ukarushaho kurangamira kwizera, kugeza nubwo wizera ibyo utarabona, ariko wizeye uwabigusezeranyije. Yavuga igira iti aho kwicarira umutogoto w'inkono, wakwicarira ijambo rya nyirayo. Ni ngombwa mu buzima busanzwe kureba uwo twagiriye isezerano, kureba uwo twasezeranye nawe, kureba uwo turangamira. Finale ubundi ninde? Ni Imana. Iyo uzi ko kuri finale uzatsinda, uko biri kose ukora ibishoboka, ugashyiramo imbaraga, ukagenda kugeza igihe nyine uzagera kuri finale, kuko uzi ko uzatsinda. Gutsinda rero ni uguhura n'Imana, no kubona Imana. Nguko ukwemera kwacu tugomba kwamamaza buri munsi, ukwemera kwa Kiliziya imwe ntagatifu gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Mu iyigamana tubonamo ibimenyetso bikomeye bya shitani, harimo gushidikanya ndetse n'ubuhakanyi, aho akenshi usanga turi gushidikanya ku bubasha bw'Imana. Harya Imana turacyari kumwe? Nibyo bibaye muri Evanjiri y'uno munsi, ubwo Yezu yari kumwe n'abigishwa be, bari mu bwato. Bwa bwato bushushanya Kiliziya ya Yezu ihura n'imiyaga, imivumba ngiye byabaye ku ntumwa, ariko ntizijya na rimwe ihungabana, kuko ishingiye ku rutare Yezu Kristo niyo ishingiyeho. Imivumba, imiyaga, ibitotezo, ibyo byose biraza kuri Kiliziya, ariko ntizigera na rimwe ihungabana, kuko ishingiye ku rutare, ishingiye ku Mana.
nibyo bibaye kuri izi ntumwa za Yezu ubwo ziri mu bwato, nuko imiyaga iraza, imivumbi iraza, imihengeri iraza yikubita kuri bwa bwato. Ariko ikigaragaye kuri izi ntumwa ngo Yezu yarasinziriye. Ese gusinzira kwa Yezu biratubwira iki? Ese Yezu koko yarasinziriye? Iyi ni imvugo yerekeza uburyo twebwe tubona Yezu. Yezu abari mu buzima bwacu, nuko twebwe kubera ko bya bibazo twaba turimo bitahise bikemuka, tukajya tureba Yezu nk'aho asinziriye. Yezu arasinziriye, nyamara Yezu ntashobora gusinzira, ahubwo ngewe amaso yanjye, y'amaso yandoro y'umubiri niyo abona ko Imana isinziriye. Rimwe na rimwe nkajya ngo Imana irarangaye cyangwa ntiyita ku bibazo byanjye, ariko ubundi jamais Yezu ntashobora gusinzira, kuko Yezu asinziriye twahita dupfa nyine. Rero nibyo bibaye, imvugo za muntu twebwe zishaka gushyira Imana mu mbaraga nke zacu, faiblesse humaine, kandi Imana ntishobora gusinzira. Yezu rero ari kumwe natwe igihe cyose. Nibwo rero abigishwa bagaragaje ukwemera guke. Iyi mvugo igira iti, mwigisha ntacyo bikubwiye ko tujya gushira? Mu gihe mu isomo rya mbere twumvisemo ukwemera kw'abakurambere, ivanjiri yo ije nanone itwereka uburyo abantu bashidikanya ukwemera ubwo ari guke kw'izi ntumwa. Abakurikiye Yezu uburyo bageraho bagacika intege. Mwigisha ntacyo bigukwaye ko tujya gushira? Iki kibazo cy'abigishwa nawe nanjye kiratureba nk'abari mu buzima bugeragezwa, ubuzima burimo ibyago, ibitotezo, inzara, ubukene, intambara n'ibindi byose biza bitwiruhaho nk'abakristo. Wa mukristo nyine ugeragezwa. Ese koko ntaho ngera nanjye nkabaza Imana nti, Nyagasani turacyari kumwe? Izi ntambara zose ziri kuba, Nyagasani koko uracyari kumwe natwe? Ko tugiye gushira, Nyagasani uracyari kumwe natwe? Nuko rero iki kibazo kirerekeza bwa mbere ku buzima bw'umuntu bufite intege nke, ko agatwe kacu gadushobora gushyikira Imana byuzuye uko bikwiye. Bidusaba umubare twabonye mu isomo rya mbere, perfection, kwemera ko Imana ihari, ariko ntitujya tubibasha kubera intege za muntu. Ariko bwa kabiri nanone iki kibazo kirerekeza ku gushidikanya k'umuntu, wa muntu nanone utizera Imana, wa muntu nanone wemera by'akanya gato, rimwe na rimwe akagaragaza ko yemera, ariko byagira rureshwa. Wahuye n'ikibazo gito cyane ugahita utukwemera ati, Nyagasani ibi wankoreye, Nyagasani nturampa urubyaro, Nyagasani nagusabye ibi ntiwabimpa, Nyagasani nagusabye akazi ntiwakampa, Nyagasani nagusabye amafaranga ntiwayampa, none uri kumbwira iki? Ubu koko turacyari kumwe? Rimwe na rimwe tukagerageza Imana, tukageza Imana kuyituka bitabuze. Nyagasani uri kunkorera n'ibiki? Nuko abantu benshi tugahera mu kwivovota, gutonganya Imana, precipitation, ngo Imana ishake gukora uko twebwe dushaka. Ko n'ukwemera guke. Ikizakubwira ko watangiye kujya ushidikanya, nuko uzagera mu bibazo nawe ugatangira ukibaza ibibazo nk'izi ntumwa, ati harya Nyagasani turacyari kumwe? Ubu se ko nagiye ku rugendo ngahomba, ubu turacyari kumwe? Nyagasani ko nashakanye n'umugabo none akaba yarantaye, ubu turacyari kumwe? Nyagasani ko nabuze urubyaro, ubu turacyari kumwe? Nyagasani ko ndi mu byago, ubu turacyari kumwe? Nyagasani ko ibibazo binyishe, amadeni aranyishe, ubu turacyari kumwe? Yaba twari kumwe wari kuba bigemuriye, yaba twari kumwe aya madeni wari kuba yanyishyuriye, yaba twari kumwe ibindi kugusana ari kuba nabibonye kera. Nuko rero tugera mu gushidikanya igihe cyacu kirekire, tukakimara turi kwivovota, turi gutuka Imana, turi gushidikanya ku bubasha bw'Imana, turi guhakana Imana iracyariho. Nuko rero tugashyira Imana andute, tugashyira Imana aho utubazo nka 25 twose, bikaza kurangira Imana tuyibuze mu buzima bwacu. Ukwemera wa mubyeyi we, ni ukwemera ko Imana muri kumwe, kandi ko idashobora kugutererana. Nunagera n'ahantu utari kureba neza, ujya uvuga uti uko biri kose Imana irahari, ugapfana icyo cyizere. Ikizakubwira ko wemera ntabwo ari upfukama mu kiliziya ugasenga, ntabwo ari uko witabira igitambo cya misa abantu nyine babona iby'Imana birimo neza uko bikwiye, ahubwo nubwo buzima bwo kwemera ko Imana ishobora no gukora ibyo uri kubona bitashoboka, ko naho Imana yahagera, ko nibyo Imana yabikora, kuko nta kinanira Imana. Nibwo rero Yezu ahosha umuyaga ati ceceka, tuza. Rero kwemera ni uguturana n'Imana, ni ugutuza ugaturana n'Imana, ni ukureka Imana akaba ari kwiyoborera, ni ukureka Imana akaba ari gukoresha. Reka rero Imana ivuge iwawe, tuza maze utorane na Yezu, kuko hari imivumo myinshi mu buzima bwawe ituma ukwemera kwawe kugenda kugabanuka, ituma utakira Imana, ituma utabona Imana.
ibyo bibazo byose uri kwibaza akenshi uzajya usanga ari uko ubuze ukwemera. Ese nyagasani turacyari kumwe? Muri kumwe nyine bitewe n'ijambo mwagiranye ryo kumwizera naho mwasezeraniye. Ese hari isezerano ufitanye n'Imana? Mubyeyi, uyu mwitozo uwukorana ubushishozi uze kwisuzuma nawe aho ugeze mu kwemera. Ese uremera? Wemera iki? Ukwemera kwawe urabona ko uzagushyitsa hehe? Ku butungane? Ku Mana? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika wabihaye Imana barabanaga babanye neza, nuko ngo bamaze kuzuza kiliziya chapelle yo gusengeramo, nuko bagiye kumva bumva intambara iraje. Bari biteguye kubaho mu buzima bwiza, basenga, bakorera Imana, bitangira kiliziya. Nuko bagiye kumva bumva urusasu ruravuze, bumva intambara irateye, bumva intambara ibaye yose. Bafata icyemezo cy'uko bagiye guhunga kuko bari basatiriwe. Nuko mu guhunga bibaza uburyo bagiye guhunga, icyo baza guhungana. Nuko ngo uwihaye Imana umwe we yakundaga televiziyo, ku buryo yakundaga umupira, atararaga atarebye televiziyo, atarebye umupira. Afata rwa ruteleviziyo rwe runini cyane arushyira ku mutwe araruhungana. Undi wa kabiri areba hirya areba hino, areba icyo akunda, areba akunda gusenga. Nuko ajya muri chapelle atekereje uburyo yagiye gusiga isakamento ryonyine, uburyo yagiye gusiga Yezu. Afata icyemezo cy'uko agiye guhungana isakamento, agahungana Yesu. Nuko baragenda bari kwiruka byibuze barebe ko barokoka. Ese muri aba bombi ari utwaye igiteleviziyo ku mutwe, ari utwaye isakamento mu gituza, ninde uza kurokoka niba koko ufite ukwemera? Nuko barahunga, ngo bageze ku mupaka barabafata, bishoboke ko batangiye kubasaka. Mubyeyi, niba ufite agatambaro ugashyira hafi, uko hari igihe waza gukenera kurira bicuze gushaka kwihanagura. Ako kanya wawihaye Imana wari utwaye igiteleviziyo baramureka arigendera, aratambuka, aba arokotsa cyo. Wawundi wari utwaye isakamento nabo bagira batya baramusaka, basanga ari isakamento, maze ako kanya bahita bamuhinguranya, bahita baramwica. Ubuzima bwe ati nukunanganaga, birangira aho ngaho nyine kuri uwo mupaka. Ikibazo kikagira giti, muri abihaye Imana bombi ninde wari ufite ukwemera? Bayoboke b'Imana nimugire amahoro, bombi bari bafite ukwemera, buri wese yari afite ibyo yemera bizamukiza. Na niyo mpamvu nyine umwe akijijwe n'igiteleviziyo, undi akijijwe n'isakamento. Wakwibaza uti ubuse uyu nguyu uhunganye isakamento ntapfuye? Arapfuye nyine, birarangiye. Birangiriye hese? Komeza ubyibazeho. Uyu se uhunze ugeze kure, aho ntazishongora kuri mugenzi we ati nakubwiraga, wajya ukunda televiziyo nawe, wajya ukunda umupira nawe, wajya ukunda ntubona ko ndokotse? Bayoboke b'Imana, ngiyo isi dutuye. Isi dutuye ndi igihe agahenge n'Imana. Ntabwo izakugirira impuhwe kubera ko uri uwihaye Imana, kubera ko utwaye isakamento, kubera ko utwaye Yezu. Ahubwo izaguhanira icyo ngicyo, iguhanurira icyo ngicyo, kubera ko utwaye Yezu. Ngiki cyo bita ubuhakanyi ngogeye, ugushidikanya, kubera ko Yezu ashaka kubangamira, bashaka kumwikiza. Natwe tujya twibaza ibibazo byinshi, ati koko umuntu uri gukorera Imana, umuntu uri gusenga, koko niwe niba ari ibibazo, niyo bishe, niyo bagambaniye? Niko nyine bigomba kugenda umubyeyi we. Umuntu wese ukorera Imana, umuntu wese utwaye Yezu ahura n'ibibazo, agahura n'ibibazo, imihengeri, imiyaga. Ariko aka kantu umubyeyi gaciye uturongo dutanu, aremera ko Yezu bari kumwe. Iyo uri kumwe na Yezu uremera mugapfana, ntumusige wenyine, kuko Yezu niwe nyine uzakurokora. Ngiki isomo rya mbere ryaje ritubwira, akenshi muri ubu buzima tubona ibisubizo, ariko ibyo bisubizo akenshi biba bicagase. Reka tuvuge ko ari n'iby'isi, ariko hari ikindi gisubizo tuzabona hakurya y'imva, ubugingo bw'iteka. Ese uremera ubugingo bw'iteka? Iyo niyo finale yacu rero, aho tuzasoreza ubuzima bwacu hamwe n'Imana. Kuko kwemera ni ugukizwa, kwemera
ni ubutungane, kwemera no kubona Imana. Igihe uzaba ubonye Imana, aho ni ukwemera kwawe nyine nanjye kuba kuzarangira, kuko uzaba uri kumwe n'Imana. Naho mu gihe ukirwana n'ibiradiyo, ibiteleviziyo, ibyo byose bya hano ku isi, n'ubundi uracyari mu buhungiro. Nawe ukora uwo mwitozo uraza gusanga wawe wihaye Imana wundi wahunganye iki televiziyo, n'ubundi aracyari mu buhungiro. Bitewe n'iki? Urugendo rwe ntirurarangira, ntabwo arasoza urugendo, aracyari mu buhungiro. Natwe rero hano ku isi, yaba twibwiraga ko, yaba byose twafataga akanya tukitekereza ko turi mu buhungiro, nta ntambara twagombye kongera gushora, ntabwo twagombye kwica abandi, imidugararo, akavuyo, ntabwo twagombye kongera kubiteza. Ariko kubera ino si turi mu icumbi, bamwe bashaka kwimuraho abandi, ngizo za ntambara, ngibyo bya bisasu bikomeye cyane, ushaka kwimura abandi ku isi. Ariko ushobora kwimura undi ku isi, Imana ikamwakira. Icyo cyizere, uko kwemera ko tuzaba hano ku isi tukabona Imana, yaba ari byo twagenderagaho, twagombye gutinya intambara, twagombye gutinya ibibazo, amasasu, imbunda, imihoro, imipanga, iyo mivumba yose, iyo miyaga, kuko tuba tuzi ko turi kumwe n'Imana. Ariko kubera ko dushidikanya ati Nyagasani ntacyo bigutwaye ko tujya gushira, ugasanga neza bitumye uhungana ikiradiyo, igiteleviziyo, ukaza kwibagirwa guhungana Yezu. Dusaba inema yo kugendana na Yezu, kudasiga Yezu. Aho tunyura dusenge, aho turi hose turangamire Kristo, kuko niwe nyine ugomba, niwe finali no tugomba kuba turi kureba, tukamurangamira, tukamugeraho. Uze gusoza umwitozo, intambara iramutse ibaye, ugahura n'imiyaga n'imivumba, wahungana iki? Wahungana nde? Uze kwiha igisubizo, nanjye ndacyari kwiha igisubizo. Nkatwe twese turi ku icumbi, turi muri ino si y'ibibazo, amagorwa, agahinda. Yezu utube hafi mu bihe turimo bikomeye, abari mu ntambara, abari mu kaga, abari mu bibazo, abo Yezu mwiza ubabe hafi, ucecekeshe ibibazo byose bibarembeje, ucecekeshe ibibabuza amahoro, maze Yezu mwiza ukomeze kwigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukubone buri munsi, tukwereke abandi buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.